ariko iyo atuje akabasha kumva neza. Imana ishimwe. Hari indirimbo twari uyu munsi tugiye kwibukirana, hanyuma tuyite uyumve kandi uwukunda. Haleluya. Hari umuntu wavutse aremaye ibirenge narahekwaga
agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha, agomba kugenda. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana baramumenya, ariko we bamenya ko ari we wajyaga wicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukanira kuri bo bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo bumiwe cyane. Petero abibonye abaza mu bantu ati, yemwe bagabo ba Isirayeli, ni iki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki n'ahari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu iduhaye kumugendesha? Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya ba sogokuruza, yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura. Ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko babahora umwicanyi, nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramusura, natwe turabona bo guhamya. Kandi uyu uwo mureba kandi muzi, kuko yizera izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera haba n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu wese. Kandi none bene data, nzi yuko mwabikoze mutabizi n'abatware banyu nuko, ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabisohoje ityo. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone kwiza iturutse ku Mwami Imana. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye kwiga ku mutwe w'ijambo cyangwa se kuri teme ivuga ngo guhemburwa. Amen. Guhemburwa. Ndagira ngo umuntu atekereze, uramutse ufite nk'inyota nyinshi, harimo ku zuba ryinshi, hanyuma warangiza ukabona nk'utuzi dukonje, uburyo wumva gute? Yesu ashimwe. Ndagira ngo tujyane n'akoresha umwanya muto. Guhemburwa, hahemburwa umuntu, mu yandi magambo umuntu wendaga gupfa. Amen. Tugiye ku bintu tukareka ikintu uzareba ufite nk'ururabyo mu rugo, udaheruka kuruha amazi, rutangira gusa nk'urupfa, rutangira guhwera. Yesu ashimwe. Guhemburwa ni ukuvuga ngo iyo uvuze guhemburwa cyangwa guhembura umuntu cyangwa guhembuka, hari ikiba cyabaye kugira ngo uwo muntu ahembuke. Byanze bikunze uwo muntu aba yagize ikibazo, cyangwa icyo kintu kiba cyagize ikibazo. Hahembuka ikintu cyazahaye, hahembuka ikintu cyagwengeye, hahembuka ikintu cyumye, cyakakaye, cyangwa se umuntu wari wapfuye akabona ubutabazi bwihuse bakamubona icyo twita resuscitation, uwo muntu arahembuka. Hahembuka umuntu wari uri muri state yo kuba nabi. Kugira ngo uhembuke, ndashima Imana ko uyu munsi turi ku musozi w'Inahini, aho ikintu cyitwa urubyiruko
kandi ibyo bihe abantu twese turi mu isi duhura nabyo. Hari igihe cya revival, hari igihe cy'ububyutse, hari igihe cy'imbaraga nicyo twagize uyu munsi, ariko ntabwo icyo gihe tugihoramo. Icyo gihe ntabwo gihoraho. Nk'uko ubona ibihe by'izuba bisimburana n'iby'umucyo n'iby'imvura, niko ibihe byo guhemburwa n'ibihe byo gusahara bisimburana mu buzima bw'abakristo. Ariko ibyo bintu ntabwo bijya bipfa kubaho. Kugira ngo ducogore, kugira ngo twumagare dukakare, hari ikintu kiba cyabaye. Ibintu bikunda kuzahaza abantu ni iki? Abantu bashobora kuzahazwa n'ibibazo biteye inama. Imitekerereze yawe ishobora kukuzahaza. Decisions ufata mu buzima, ibyemezo ufata bishobora gutuma wumva. Ushobora kumishwa n'ubukene. Ushobora kumishwa n'ibihe, n'ubushomeri. Ushobora kumishwa n'ibintu bitandukanye, hariho bimwe utugiramo uruhare. Ariko noneho hari n'ibitwumisha tutabigizemo uruhare. Ushobora kumishwa n'uko warwaye, umubiri wawe ugacika intege, ubugingo bwawe bukagwengera. Wari umeze neza, wari umunyembaraga, wateraga abandi umwete, ariko ugahura n'ikigeragezo cyitwa uburwayi, ubugingo bwawe bukagwengera. Biragoye ko wahimbaza Imana ukarama ukishima ukagira imbaraga kandi ufite ikibazo cy'uburwayi gikomeye. Kandi ikibazo cy'uburwayi nta muntu akenshi ntabwo tubigiramo uruhare. Hari ibintu bitubaho bikagwengeza ubugingo bwacu tutabigizemo uruhare. Ushobora kumishwa na decision z'abandi bantu mu bantu. Ushobora kumishwa n'umugabo washatse cyangwa umugore agafata decision yo kuguta, ukinjira muri depression, ugapfa, ubuzima bwawe bugakubitwa, ukuma kubera decision y'umuntu yagufatiye. Ushobora kumishwa n'inshuti zawe mugendana. Ushobora kumishwa n'amagambo bakuvuzeho. Hari ibintu byinshi duhura nabyo muri uru rugendo bikatwumisha n'ibitanda. Cyo ni kimwe. Ariko si ibyo gusa. Hari n'ibindi byinshi Satani yinjiriramo kugira ngo yumishe ubuzima bwacu. Ariko se ikintu ni kimwe. Nubwo hari ibitwumisha, hari ikindi. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari icyo wakora kugira ngo ibihe byawe byo guhemburwa byongere bigaruke. Yesu ashimwe. Hari ibyo udashobora guhindura, hari ibyo udashobora kugira icyo ukoraho, ariko ibyo bihe iyo bikugezeho bigasanga hari ahantu uhagaze, bigasanga wamaze guhindukira. Kuko Bibiliya yatubwira ngo nuko mwihane nimurangiza muhindukire. Iyo wahindukiye, niyo bya bindi byakugeraho, ntabwo ubuzima bwawe bugwengera. Haleluya. Hari ibihe byumisha abantu, ariko nta kintu cyumisha abantu kurenza icyaha. Kuko Bibiliya ivuga ngo icyaha cyo kirica, cyo ubugingo bwawe burapfa. Imbere y'Imana ugaragara nk'utari. Yesu ashimwe. Ndagira ngo umuntu wese atekereze ku buzima bwe. Wumve state buri mu kihe gihe. Ese uri mu gihe cyo guhembuka, urahembutse umeze neza, uri refreshed. Ndagira ngo mbabwire kugira ngo igiti gihembuke, abantu bajya bagira ibiti by'indabo mu rugo murabizi, bisaba kugira amazi menshi. Biterwa n'ahantu icyo giti giteretse. Yesu ashimwe. Hari ikintu dukeneye nk'abakristo, nubwo baba barahuye n'ibikugwingiza, nubwo baba barahuye n'ibikumisha, ariko hari icyo usabwa gukora uyu munsi kugira ngo ubuzima bwawe buhembuke. Ntabwo ari ukuvuga ngo bizizana. Hari ibyo Imana ishobora gukora mu buzima bwawe, ariko hari uruhare rwawe nk'umuntu usabwa gukora kugira ngo ubuzima bwawe buhembuke. Hari igihe tugenda muri iyi nzira tuvuga ko ibintu byose Imana izabidukorera. Hari ibintu byinshi Imana idukorera, ariko hari ikintu kimwe Imana itagukorera.
Yesu yaravuze ajya kuva mu isi aravuga ngo ndaciye ariko mbasigiye amahoro ngo kandi amahoro yanjye ngo ntabwo ameze nk'ay'isi itanga. Hari igihe umuntu abura amahoro kubera state arimo, kubera ko ubuzima bwe bwumye, kubera ko yashiriwe, kubera ko amavuta yamushiranye, kubera ko arimo kugenda mu butayu ahantu hatari amazi. Biragoye ko ahantu mu butayu haba ubuzima. Wamara kugenda mu butayu washirirwa ugatangira gushakira igisubizo mu mafaranga, ugashaka amafaranga ku manywa n'ijoro ariko waryama musinziriye. Washirirwa ugatangira gushakira igisubizo mu madini, ukajya mu itorero rimwe ukajya mu rindi kugira ngo uraza kubona amahoro. Washirirwa ugatangira gushakira igisubizo mu bagore, ukajya uhinduranya abagore umunsi ku wundi. Umwaka washirwa ntabwo uyu ntabwo bihagije, ugashirwa mbere ugashaka uwa kabiri utekereza ko ubona amahoro. Hari igihe ushakira igisubizo mu bagabo, hari igihe ushakira igisubizo mu kazi, ariko aho hantu henshi dukunda gushakira ibisubizo ntabwo ari igisubizo cyacu kiri. Ikintu gitwishe uyu munsi n'abakristo tuba mu itorero ariko tukayoberwa isoko. Hari isoko imara inyota, haleluya. Hari isoko uvomaho ntiwongere kugira inyota ukundi. Umunsi umwe Yesu ngo aragenda ajya ku iriba, ni nkuru dusanga muri Yohana 10, ahura n'umugore w'umusamariyakazi. Uriya mugore yari ahuye n'ikintu cyitwa umwuma. Yari yaragowe kubera ko ikigaragaza ko yari yaragowe, yashatse umugabo wa mbere biranabura amahoro, ashaka uwa kabiri biranabura amahoro, ashaka uwa gatatu biranabura amahoro, aburira amahoro mu mudugudu w'iwabo igihe abandi baryamye baruhuka bari bajya kuvoma kuko amahoro yari yarabuze. Umunsi umwe agize Imana ahura na Yesu, haleluya. Ahuye na Yesu atangira kuzana amazi aganya. Yesu aramubwira ngo ngaho zana nguha amazi, kuko njyewe amazi nguha, amazi yanjye numara kuyanywa ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. Hari amazi zitanga tukirirwa tuyagotomera, tukabura umwanya wo gusenga, tukabura umwanya wo gushaka mu maso y'Imana, nyamara ayo mazi ntajya atumara inyota. Ikintu uyu munsi dufite n'ikibazo ni uko twayobewe kujya ku isoko imara inyota, kandi ibyo bintu bibabaza umutima wa Kristo. Uyu musamariyakazi ikintu aturusha uyu munsi ni uko umunsi yahuye na Yesu biravuga ngo yasize ikibindi aho ngaho, ntabwo yongeye, yarahindukiye, yakoze yutani. Aravuga ngo umugabo nahuye na benshi, ariko umugabo nahuye nawe uyu munsi atandukanye n'abandi bagabo bose. Ajya mu mudugudu w'iwabo aravuga ngo nimuze murebe umugabo udasanzwe twahuye. Yoba iki kigaragaza ko wahuye na Yesu. Ni byiza ko turirimba, ni byiza ko dukorera Imana mu buryo butandukanye ABCD, ariko hari ibindi birenze ibyo. Yesu akeneye gutura ku isoko, kuko iyo umuntu atuye ku isoko reba ngo igiti cyatewe ku isoko ngo kuri ku mugezi, ngo gishorera imizi yacu muri uwo mugezi, ngo niyo amapfa yatera ntabwo tujya tumva izuba, ibibabi byacu bihora bitoshye. Hari igihe duhura n'amapfa, ariko iyo washoreye imizi yawe ku mugezi, iyo washoreye imizi yawe muri Kristo, abantu ntabwo bakubona ngo babone waragwengera. Ntabwo ubuzima bwacu bugwengera iyo twahuye na Yesu muzima. Hari Yesu uhindura. Ndagira ngo uyu munsi dushyireho itandukaniro hagati y'idini n'agakiza. Ikintu cyari cyaratuzonze kuva turi abana cyatwicishaga confusion, tukabona duhinduranya amadini n'ubwo twari ntabwo twasobanukirwa. Ntabwo abantu twasanze batubajije badutandukanyirizaga idini n'agakiza. Dukeneye guhagarara mu mwanya kugira ngo generasiyo izadukomokaho ikure itandukanye idini n'agakiza. Urujijo twakuriyemo ntituzarusigemo abana bacu. Mureke twige gukizwa, duhindukire, haleluya. Yesu natubabarire, Yesu natubabarire. Ni byiza ko dukora ibintu byose, ariko hari ikintu kimwe Kristo adukeneye, akeneye ko duhindukira. Kwihana biri mu buryo bubiri. Hari ukwihana umunsi wa mbere. Ndagira ngo umuntu uri hano muri iri teraniro utari wakira umwami Yesu mu buzima bwe, ngo wamwakire umwami n'umukiza we, tumuhe amahirwe yo kwakira agakiza. Kuko iyo niyo ntambwe ya mbere. Muri ibyo yaravuze ngo umunsi mwiza ni
Yesu. Uwo munsi ujye wibuka, nubwo ujya wibuka itariki yawe y'amavuko, ujye wibuka umunsi wakirijwe. Mureke tuve mu kuvangavanga ibintu, mureke kuvuga ngo navukiye muri Sunday school, ngo nakuze ndirimba, ngo nabaye tandukanye. Shaka umunsi wamenye, umunsi wari desitarinze, ukavuga ngo uyu munsi nandukuje izina ryanjye hano ryandikishije. Uwo munsi ni uwuhe? Ibyo bintu bimenye kandi ubyigisha abazagukomokaho. Dufite ikibazo mu itorero ryacu kuko tuyobowe no gutoza abadukomokaho inzira y'agakiza. Ntabwo tubitandukanye, kuko nawe utabitandukanye ntushobora kubitandukanyiza umwana wawe. Akurira aho ngaho akurira imbere yawe, akazarinda umusore n'inkumi atazi niba gukizwa ari iki, niba ari kujya gusenga ku cyumweru, niba ari kujya muri korali, akazavuga ngo ushaka kujya kuririmba tugenda. Ntabwo azi gukizwa. Mureke dukizwe n'abadukomokaho bazabona uko bakizwa. Tubigire umuco, agakiza nako mu rusengero, tukagira umuco w'urugo rw'iwacu. Umwana wavutse iwawe n'uhagenda n'uwaharerewe atamenya ngo iwacu bagira uko bakizwa. Mu rugo iwanyu muraba mufite abana bakijijwe n'abadakijijwe mubizi. Mwe gutwara mu kigare, abana bawe bakurikirane, umenye ngo uyu yarakijijwe uyu ntarakizwa kandi tubiziranyeho. Mama Gatete, Imana iguhe umugisha waduhaye ubuhamya bwiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Menya kwakira Yesu hinduye. Ngana ku musozo bagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Hariho igihe wakirijwe, ariko noneho Bibiliya yatubwiye ngo nuko mwihane kandi muhinduke. Gukizwa no kwihana umunsi wa mbere ni kimwe, ariko hari ukwihana kwa kabiri. Iyo umuntu yamaze gukizwa akakira Kristo umwana n'umukiza, uyu munsi ndagira ngo wongere utekereze ku buzima bwawe, wongere uhe Yesu bwa kenshi, mubwire ngo ongera umufate, wongere umuhembure, wongere umusure, wongere umwakire, wongere umugirishe. Ikintu gishobora kizatuma uhembuka cya mbere ni ukwihana. Kwihana dute? Ni iki gituma twihana? Ikintu cya mbere gituma twihana, Yesu ashimwe, amen, ni ukumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Impamvu duhora mu byaha, impamvu duhora tugwa tubyuka, ubuzima bwacu tukamera nka gutya. Uyu munsi ni off, uyu munsi ni on, gutya tumera gutya mu gakiza. Ariko impamvu duhora muri ubwo buzima ni uko tujya twikoza ijambo ry'Imana ngo tumenye ukuri. Iyo wamaze kumenya ukuri, ukuri kurakubatura. Icya kabiri kizatuma wihana ni ukugira agahinda k'icyaha, kubabazwa n'uko uri umunyabyaha. Reka mureke twe kubigira imikino, reka ibyo twarabimenyereye, tubifata n'ibintu byoroshye kandi ibyo bintu bibabaza Imana. Ariko reka mbabwire ibyaha, ikibi cy'ibyaha, usibye no gutandukanya n'ubugingo bwica n'umubiri wawe, nta cyaha na kimwe kitagira ingaruka mbi ku mubiri. Hari igihe Imana itwihorera tukabigumamo tukagira ngo ihwanye natwe, ariko ikibazo cy'ibyaha usibye no kukubuza ubugingo kikwica n'umubiri. Buri cyaha cyose numvise kigira ingaruka mbi ku mubiri. Numara kumenya ko uhagaze mu cyaha, uzakihana ufite amarira, uzakihana ufite agahinda, uzakihana utakibabarira, ubwira Imana ngo nkiza, kuko icyaha ni urubobi rw'urupfu. Icya gatatu kizatuma wihana ni ugutekereza the goodness of God, ubwiza bw'Imana, gusubiza amaso inyuma ukibuka ibyiza Imana yagukoreye. Ukavuga ngo ntabwo nkwiriye kumera gutya, ntabwo nkwiriye kukubabaza, ntabwo nkwiriye gutandukana nawe, ariko wangiriye neza. Mbese niba nawe utagiriye neza, ikintu cyatumye umwana w'ikirara asubira kwa se ni uko yibutse urukundo rwa se. Avuga ngo nubwo ndimo gusangira n'ingurube, ariko kwa data hariho ibigo byinshi, araje arahindukira. Iyo twibutse gukomera kw'Imana, tukibuka urukundo rw'Imana ruri uncondition, rudafite icyo rushingiyeho, bidushoboza kwihana. Icya nyuma cya kane nshaka kubabwira kizagutera kwihana ni ukwibuka ko hari urubanza. Byanze bikunze urayikora urabikwereka kwihorera, ariko amaherezo izabitondeka imbere yawe, kandi Imana yacu ni umucamanza utabera. Ibyaha bitera urupfu, kandi ku byaha hariho urubanza. Kandi reka mbabwire, Imana yacu ni umucamanza utabera. Nubwo igira urukundo rwinshi, ariko iyo igiye guhana icyaha ntikibabaje. Nubwo mwuka warakijijwe n'umwana, yewe ikintu cyatumye ngizwa n'imbuto nategeka kuzarimbuka. Ibindi naje kubimenya nyuma, ariko nahindukiye mvuga ngo Mana sinzajya muri uriya muriro w'iteka. Basi nutanihana kubera ibindi, uzihane kugira ngo uhunge udapfa. Kuko gupfa ko hari urupfu pe, ahubwo
kuvuga ikibazo tubitekerezaho kangahe. Yesu ashimwe. Hanyuma numara kwihana ujye ubitekerezaho neza kugira ngo ibyo bintu bigukundire. Rero ni ukugira igihe cyo kubana n'Imana, ni ukugira igihe cyo gusoma ijambo, ni ukugira igihe cyo gusenga. Abantu benshi twatakaje ibihe byacu bituma dusubira mu butayu tugakwegera. Tutandukanya gusenga no gusenga. Hari ugusenga twamenyereye ukagenda mu modoka ngo Mana umbwire ngereyo, ukaryama ngo Mana umbwire mbyuke, ukavuga ngo Mana mfashe ngakore neza uyu munsi, ngo Mana mfashe ukagira ngo uko siko gusenga tuvuga. Turavuga ko gusenga ukajya imbere y'Imana ugasabana nayo. Shaka igihe cyo gusabana n'Imana, nibwo uzamenya ibitagenda n'ibigenda, nibwo uzamenya ibyo Imana igushaka, nibwo uzahabwa izindi mbaraga, nibwo uzahembuka. Nakabaze ibyanditswe byinshi ariko mugore kubera igihe ndagira ngo tugende najya ku musozo. Dusoza twongere tugaruke ku ijambo rivuga ngo nuko mwihane. Ndagira ngo uyu mugoroba rero wumve hari icyo Umwuka w'Imana avugana nawe. Wihane, twihane, kubera ko nta muntu udashaka ko ubyutse ugaruka igahina, nta muntu udashaka ko ubyutse ugaruka mu rugo rwe, nta muntu udashaka revive, nta muntu udashaka kuba refreshed. Akenshi duhura n'ibintu bikatwumisha tugashira. Urutaro rwakumisha, ubugumba bwakumisha, ubukene bwakumisha, ariko n'ubutunzi bwinshi bwakumisha. Ubuzima bwiza butari ikibazo nabwo bwakumisha, kubera ko n'umurembe nawe urumisha. Ariko ikintu kimwe Uwiteka aduhamagarira uyu mugoroba ngo mwihane kandi twese duhindukire. Data mu izina rya Yesu, uyu mugoroba duciye bugufi imbere y'amaso yawe, utubabarire. Turihanye, utubabarire twese. Twihanye mu izina ryacu, mu izina ry'itorero ryacu, mu izina ry'ababyeyi bacu, mu izina ry'imiryango yacu, mu izina ry'abatubanjirije. Turakwinjiza gutubabarira ibyaha byacu bihanagure rwose. Udushoboze gufata icyemezo cyo guhindukira, tugire ibyo tureka, tugire ibyo duhindura, kugira ngo iminsi yacu yo guhemburwa ibone ukwezi. Turagutumira Mwami Yesu, ngwino mu ngo zacu, ngwino mu buzima bwacu bwa buri munsi, ngwino mu itorero ryacu, uduhe bya bihe byacu bya kera. Wongere utwuzurize amavuta mu batabaza, tubone uko twaka, twongere tube refreshed Mwami, twongere dutore, twongere turyohe isi. Abantu bongere batwifuze, bifuze kumera nk'uko tumeze, bifuze kuvuga nk'uko tuvuga, bifuze gusa nk'uko dusa, bifuze kugenda nk'uko tugenda, bifuze gusengera aho dusengera. Udushoboze guhagarara muri wa mwanya twifuzamo, hantu utangira umugisha Kristo. Urakoze, vugana n'imitima yacu twese, herekeza ijambo ryawe Mwuka Wera kugira ngo riduhindure rwose, mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amen. Mahoro, mahoro, mahoro,
Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoza. Amen. Uyu munsi sinzi indirimbo mwaririmbye ariko mutaramenya kugaruka hano muzakuhagaruka kuko mufite indirimbo zigera kuri 100. Ubwo rero umunsi umwe ntabwo muzaziririmba ngo bishobora kugira igiterane cy'iminsi imbere yawe. Ubwo rero dushyize Yesu azafata icyo gihe. Yesu ashimwe. Nagira ngo bashimire mwese abashyitsi bacu, shimira abakristo bacu babaye hano mu gitondo. Yesu Kristo ajya gusoza urugero rwo mu isi yabwira igishura be aravuga ngo mwebwe ababanye nanjye muri cya gihe gikomeye. Haleluya. Abasezerano ibyo azaba namwe ababanye nanjye kugeza muri aka kanya dusoza. Uwiteka bagenere umugisha kuri sipesiyali kandi ugaragara. Amen. Ni ukuri ndabashimiye nanjye rwose umutima wanjye uranezerewe cyane. Amagambo bafite yo kubivuga ariko mwakoze ngira ngo tubirangije. Mwakoze korajwe ikibazo mwakoze. Ababyeyi bazanye namwe, abo mwashakanye n'inshuti zanyu, Imana databuja mwakoze. Imana imubaze. Amen. Ikaze muri gahini ibihe byose. Njyane mu bwenge ndavuga ngo abantu biremera benshi nabi gahini aha ngaha. Nigeze kubwira namubwira gusa umunsi umwe tugira n'ibibazo byose nzaziremera kandi nibwira abantu bose nzabategeka n'abishuti bataye gahini ariko namubwira ku bwenge arambwira ati ntabwo nzabyemera. Ndamubwira ko n'urukundo ugize ubwoba ariko naramukinisha. Yesu ashimwe cyane. Igahini ni iwanyu, iremera ni iwanyu. Ntabwo muzareka imirimo bose mugumeyo mukorereyo. Yesu abigahina akabiremera kabisi yose kandi naho muzajyaho hose muzajya n'umugisha wo tubasabye. Imana y'umujuru w'umugisha. Dushimiye Reverend Zedi, dushimiye Sylvie umukobwa wacu. Ngiye kubasaba kugisha rero. Amen. Tumva rero nshaka ko turirimba indirimbo y'ijana na mirongo ine n'imwe naho baririmba igitero kimwe cyangwa bibiri. ngo yaravuze
turagushima ubwo rukundo rwaduhuje na bene data ko tuvuga data umwe niyo mpamvu kristo avuga ngo nibasenga bayoboka ngo uri data wa twese uri data wa twese oh haleluya mwami turashogereye reka abajura n'abagaragu bagendane nawe bagendere amahoro yawe imbaraga zawe zigendane nawe uburinzi bwawe bukomeye bugendane nawe icyubahiro cyawe kigendane nawe mwami aho apuna agenda akandagiye mwami icyo cyubahiro isi cyumve icyo cyubahiro isi cyumve icyo cyubahiro ibyo satani yateze mu nzira kibineshe mu izina rya yesu kandi natwe bari hano abagiye kujya mu mago yacu ugendane na buri wese nuko amahoro yawe utanga rero ariko umuntu wese yakibwira akomezana n'imitima yacu n'ubwenge bwacu kugira ngo turusheho kugukunda no kuguha no kuzirikana kristo ko ari we mwami wenyine uri mu bugingo bwacu kandi umugisha wawe imana data twese umwana w'umwuka wera ukumarira